ibyo gutekereza by'amarangamutima ngo izadohora ngo bizagenda gutya ibyo ntibibaho. Ariko se birashoboka yuko umuntu ashobora kuba mu isi nta cyaha na kimwe akora ntacumura, ariko mu isi aracumura. Mu isi abantu baracumura, uko bwije n'uko bukeye abantu bagenda bahindagurika. Uko bagenda bahindagurika kandi niko ijambo ry'Imana risaba guhora biza. Niyo mpamvu harimo ijambo rivuga ngo guhora biza. Undi muntu umwe yigeze abwira abayoboke be, aravuga ngo bishobora kuba yigeze no bitabo byo hari, aravuga ngo intungane bwira 17 ushobora gusanisha ugasanga byaba byo, kuko bisaba ko umuntu ahora yize bigaragare ko ari wowe Mana. Imana ishimwe. Uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana unyumva, hanyuma bigaragare ko ari wowe Mana uyu munsi. Imana idufashe cyane. Bibiliya bango agihamagara umuriro uraza utwika igitambo, ahubwo izahana ikurikije ibyaha umuntu yakoze. Imana idufashe cyane. Izahana ikurikije ibyaha umuntu yakoze. Ikintu gikomeye kirimo nuko umuntu wese agomba kwihana ibyaha bye, akava mu rungabangabo, akava mu gushidikanya, akava mu kwibaza byinshi, kuko abantu iyo umuntu atekereza ngo Imana izadohora, Imana izabarira abantu, Imana irakubabarira ubu nuramuka bihanye ukagaruka. Ikaze rero mwese abatega amatwi cyangwa se bakurikira ibiganiro byose bica kuri BS TV. Uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire n'umushumba regional, umukozi w'Imana, twongere tumuvanemo amagambo y'ubwenge, kuko bavuga yuko ngo basaza ari inzu y'ibitabo. Ngo muri bya bitabo afite bibiri muri we, tugira ngo ngire atugabanyirizeho gakeya, kandi mu byaduha byose bitubera impamba y'urugendo. Turabasuje rero mwese abatuye impande enye z'isi, mumbe ko tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro. Ngiye nk'ibisanzwe nitwa Bernepo. Uraho neza? Muraho. Amahoro. Abakunze bagukumbuye, sinzi impamvu ko abantu bagukumbura cyane no kubera iki. Utanga icyubaho kidasanzwe. Kumumbura cyane bishobora kuba ari ukumva ijambo ry'Imana, hari bakumva hari icyo yakoze ku mitima yabo. Kuko iyo umaze iminsi utaboneka usanga abantu bagukumbuye cyane, bati wa musaza ko ataza kandi tumukumbuye bimeze bite. Ntibibe ku bandi ugasanga kuri wowe ufite umwihariko. Hari n'ababa bataramperuka, bakaba bari inshuti zanjye ariko bakaba bataramperuka, bakibaza impamvu, bakibaza aho ndi. Gusa amakuru numvishe nuko ngona abantu benshi cyane, hari nabo numvishe bahanze kavuga ko yanyuze imbere yawe umwigisha mu nyigisho z'umubatizo. Umva ko ngo wakoze umurimo ukomeye cyane. Birashoboka. Ntabyo wize uvuga ngo birashoboka. Birashoboka kuba ari hanze. Kandi birashoboka kuba ari mu gihugu. Ye no mu gihugu barimo benshi, arabashumba benshi tuganira benshi cyane. Banyuze ku birenge byawe. Ngo bakirimo. Ariko se iyo ubonye nk'umushumba runaka ukumva ari gukora umurimo w'Imana kandi anyuze ku birenge byawe mubwirije agakiza, muri wewe yumva gute? Numva ari byiza. Kuko burya kurera umwana ntakure ntacyo bimaze burya. Umuntu yashimishwa nuko abayereze bakuze. Yego. Iyo umuntu areza abana bagakura nibwo unezerwa.
avuze ngo umuntu anezezwa cyangwa se umuntu anezezwa yuko yareze umwana agakura, ariko none umuntu anezezwa yuko uwo mwana yakuze akaza kure gusura umubyeyi. Ese abantu bajya bagusura nk'umubyeyi wabo? Aho niyo kibazo ntabwo njye mbabona, niyo kibazo. Aha biterwa n'urugendo rurerure rwagoye, ntabwo wamenya, ariko ngo bazaza buriya bazaza ajya ese igihe kiri kugenda, kuko nimba umubyeyi anezezwa nuko umwana we yakuze, n'umwana akanda ikindi iyo umwana yagusuye nabyo biguhesha ishema mu bandi. Twagira ngo tubasabe, nabyumvishe ibyo ntibagusura aho bari hose, umuntu uzi ko yanyuze ku birenge byawe kandi akaba yarahagiriye umugisha, kandi umugisha ariho n'uyu munsi akaba awukesha wowe, uko murabahesha b'umugisha yikubita agashyi, sicyo twavuga. Hebwo ubwo bacyokora njyemo na bake, nkurikije umubare wabo njyemo na bake cyane. Reka abake baza tubasabira umugisha, tuvuge ngo Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibagure muri byose cyangwa se mu byo berekezaho amaboko, siko bimeze buriya, kandi igenda bongerera. Imana ibongerere, kuko ndakeka ntago umuntu wasura umushumba gusa ukagenda imboko, kuko nabiri irabitubuza. Ninza kugusura nanjye nzazana ikintu, nzazana ituro. Naho buzaze vuba. Nzaza ituro, nta muntu ujya kumutambye cyangwa se kuri bamenya ngo nta tura ajyanye, ubwo rero ibona nzagusura. Ariko biga kirazira. Ariko kuki niko mu mateka Bibiliya bavuga ko umuntu wese yajyaga gusura umutambye, ajya gusura umuhesha w'umugisha akitwaza ituro. Kuki uyu munsi bagenda kubiterwa n'iki? Mwabigishije nabi, ntago bumva biterwa n'iki? Icyo nanga sinamwe cyari cyo gituma bagera imboko bokobwa, nabo nange nkizi. Ni vision ya vision yanyu se bimeze bite? Ngera ibintu najya numva nyine mu ni intege nke. Ni intege nke kandi ari ijambo tujya dukoresha ngo mwe rimwe na rimwe babitana igikeri mu mufuka aricyo bagendana. Igikeri kikaba ko ubugugu. Imana idufashe rero, kandi Imana ibafashe kugira ngo itanga, ko icyo nzi nuko ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa, niko babivuga. Nibyo, gutanga bihesha umugisha kurusha gutanga. Turagusoje rero mu izina rya Yesu, karakanyuzeho nako kandi kari ngombwa. Hari ijambo maze iminsi numva n'abantu tunabonye bari kuganira, hari ukuntu umuntu aba ari mu isi, bavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, niko birivuga, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yego. Kandi ikindi bakaba Yesu yageze mu isi ahora n'ibibazo, ahora na Satani. Ntago nzaho byanditse ko bavuga yuko ngo nagaruka azahagara mu bicu atazagira ku isi. Bakavuga ko impamvu atazagira ku isi no ku isi iriho abagome bari bamugiye kumwica. Yazaga ngo mwihangane. Ibyo kuvuga ngo wihangane na Yesu yarahuye n'abo bantu, mubihuza mute, mubishobora gute? Kwa umuntu umubwira ati nyamuna nubwo uri mu bibazo yuko ihangane hari ukunesha, ati na Yesu arabizi yuko isi ikomeye nawe azashyiramo imiyaga. Iyo miyaga mwumva ko Imana izayishyiramo ku munsi yagarutse. None se abantu batekereza yuko ngo nta hari uko uvuze numvishe kunantangaje ngo ntazagera ku isi ngo tuzagenda biti ngo batazabiki batazongera kumufata. Ntago nzobyeze ko nabasesenguza tuvuga ntabwo agarutse ntabwo kudahagarara ku isi ari bishaka kuba ko ari cyo bamutwara. Ariko arabizi ko ari babi. Ntabwo ari cyo bamutwara, arabizi ko ari abantu bari ko ntacyo bamutwara, kuko afite ubushobozi bwose, afite imbaraga nyinshi zose. Ntacyo bamutwara, ntabwo bamusha imbaraga. Ni ibitekerezo by'abantu bibugira nyine. Wowe bitekereza ni iki utekereza kubera iki Yesu naza azahagara mu bicu ntagire ku isi? Nkawe nk'umuntu w'inararibonye, ni ukubera ihe mpamvu, wumva ari nk'iyihe mpamvu? Azahagarara kuri wa munsi wa nyuma ubwo azaba agarutse. Ariko aje gutwara itorero ry'irizamusanganiro ku bicu. Ntabwo azagira hasi. Kubera iki? Ni ko Imana yabiteganyije. Ntabwo ubwo si ubwoba. Si ubwoba, ahubwo Bibiliya yo nayo ahubwo basara ibintu nabi. Bibiliya iravuga ngo naza azahagarara ku bicu. Yego. Ni iki wabwira abantu bakora ibyaha nkana
kugira ngo nubwo tuba dukora ibiganiro tuba tugira ngo tubwire n'abantu bave mu byaha bamenye ukuri, kuko kuri niko kuzaba turifuza yuko abantu bose bazagira mu ijuru, ko mu isi ntabwo ari iwacu, ari kimwe tuzava mu isi. Ariko n'iki wabwira abantu bakora ibyaha nkana avuga ati Imana uko byagenda kose niza nayizabona ko turi umuntu, ko na Yesu hari byagiye bimugora kandi ari Imana izatubabarira. N'iki wabwira abantu bafite imyumvire imeze gutyo? Abantu bafite ibyaha no kubyihana, niko bigomba kujyana. Niyo solution no kwihana ibyaha. Ni ukuvuga ngo ni ukwihana ibyaha, niba icyaha kigiye ku muntu agomba kukihana akakireka, kuko burya kwihana no kureka. Naho gutegereza ko hari indi foberi zaba njye nkunze kubwira abantu yuko foberi Imana yagize ni ukuba Yesu yagiye ku musaraba. Ni uko ibitambo byose byarabananiye, hanyuma Imana igatanga igitambo cyayo. Kiriya gitambo rero Imana yatanze nicyo gikomeye, nicyo gituma niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwizera wese azabona ubugingo buhoraho, ariko utamwizera nta bugingo buhoraho azabona, ahubwo umujinya w'Imana uzaguma kuri we. Ubwo no kuvuga ikintu ni ukuvuga ko Yesu ageze ku musaraba, ubundi bivugwa ko aricyo gitambo gikuru. Ubundi buri gitambo gikuru ni Yesu. Iyo gutekereza by'amarangamutima ngo izadohora ngo bizagenda gutya, ibyo ntibibaho. Ariko se birashoboka yuko umuntu ashobora kuba mu isi nta cyaha na kimwe akora? Urumve ko ari mu isi, ugomba ko ari mu isi nyine mu isi abantu basanzwe. Ntabwo mu isi si mu ijuru, mu isi ni mu byaha, ni uko byigaragaramo. Birashoboka ko umuntu yabamo muri ubwo buzima ari intungane. Bajya bavuga ko Enoki ari wari umukiranutsi. Birashoboka ko byaba no ku bantu b'iki gihe. Hari n'undi muntu umwe wigishije impamvu mvaze gutyo, ntago ndamenya ngo ngeze ngese nkunda gusoma Bibiliya cyane, ko ari ahantu handitse ngo n'abamarayika Imana barebye baba mu ijuru ibabonamo ibyaha. Nkibaza umuntu uri mu isi y'ibyaha, waremwe muri kamere y'icyaha, ko biravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore waremwe muri kamere y'icyaha. Birashoboka ko umuntu yakiranuka 100%. Buriya rero abamarayika baheruka gucumura igihe cya rushoferi, igihe ubita rushoferi umutware yari mu ijuru. Yari umuntu ukomeye uririmba indirimbo, yarembaga amajwi 7, irya karindwi rikaba ari irye. Ubwo uwacumuye mu bamarayika yaba yaracumuye icyo gihe, kuko hari igice yamanukanye na kirushoferi. Nese birashoboka nyine ko umuntu yakiranuka 100%. Noneho rero mu ijuru nta byaha bibayo, icyo cyumbi. Ariko mu isi birahari. Iyo bavuze niba umuntu avuga ngo kanaka si marayika, biba bigaragara ko marayika ari mwiza. Marayika rero ntacumura, ariko mu isi aracumura. Mu isi abantu baracumura, uko bwije nuko bukeye abantu bagenda bahindagurika. Uko bagenda bahindagurika kandi niko ijambo ry'Imana risaba guhora biza. Niyo mpamvu harimo ijambo rivuga ngo guhora biza. Undi muntu umwe yigeze abwira abayoboke be, aravuga ngo ariko bishobora kuba yigeze no bitabo byahari, aravuga ngo intungane bwira 17 ushobora gusanisha ugasanga byaba byo, kuko bisaba ko umuntu ahora yize, ahora yize uko bwije nuko bukeye, ahora yireza kugeza igihe nkawe wiyeza kangahe ku munsi. Yesu azagarukira. Nkawe wiyeza kangahe ku munsi. Iyo ibanga ry'umuntu ntabwo iyo ibanga ry'umuntu namutse acumuye nk'umuco kugira hariya ugahora n'umuntu n'umumotari akagutera amazi ukabura arakaye wakuyimira utego. Noneho ndi kwibaza impamvu nanjye wamungira nkagaruka nkabona ko Imana ishobora kuzashyiramo imbabazi nyinshi cyane. Bivuga ko Yesu azaza nk'umujura, azaza atunguranye, ugasanga umuntu ashobora gukiranuka gutyo nk'uko bivuze. Turi mu kiganiro, wiyejeje ugeze hari umumotari agukubita amazi, uritotombye kandi imyanda ikahita ivuga diregiti. Hakuze ko ariyo mpamvu azakubana igitumo. Azaza mu gihe badatekereza, ariko yaje kuvuga ngo azaza mu gihe badatekereza, azaza mu gihe batazi. Niryo riba bwa buryo bwo guhora abantu bari maso, bahora bitunganya.
niyo mpamvu uzasanga bamwe bahora mu materaniro, abandi bahora mu mashengesho, abandi bahora mu bintu burya abaryo bwo kwitegura. Ariko sinzi neza niba wenda bose, ariko kuko hashobora kuba wenda hari abandi babigiye mu bindi bintu bitari bidahuye n'ibyo ngibyo. Tuzabikorera ikiganiro cy'umwihariko cyitwa mbese birashoboka ko umuntu yakiranukira mu isi. Ndumva ashaka ko tuzakora iki kiganiro umuntu uduteze amatwi yifuza ko twazanagikorana, wumva afiteho amayide yaduha azaza dufashe. Ariko ndashaka ko tuzakora ikiganiro cyitwa mbese birashoboka yuko umuntu yakiranuka kandi ari mu isi. Ndashaka ko tuzabigana tukabikora nka debate, tugafata umwanzuro, tugasubiza abantu benshi bibaza kuri icyo kibazo, kandi tukareba nimba koko abantu bose bajya mu nsengero abara abakristo ko dukurikiye amateka, twumva mu nsengero habamo ibyaha bitandukanye, abaroza bake byose bibamo. Hari umuntu uza kubazanya n'abaza nti igisobanuro cy'urusengero ngo ni ihuriro ry'ibyaha byose. Ubwo nabyo twabikoraho indi nsanganyamatsiko. Ndabona ufite Bibiliya rero imbere yawe, mbere yuko dutangira tubwire icyo Mwuka ashyize ku mutima wawe, turagira ngo usenge Imana ubundi utubwire icyo Mwuka ashyize ku mutima wawe. Mana yacu iri mu ijuru, iki gitondo cyiza uduhaye turagushimye. Waturindiye muri iyi si, muri ijoro ryakeye, none washimye ko uyu munsi wa none twongera kureba munsi y'abazima kuri uyu munsi. Turagusaba rero kugira ngo ubane natwe kandi udufashe. Tugiye kumva ijambo ryawe, ariko ndagusabye kugira ngo ijambo ryawe Umwuka Wera aryumvikanishe mu mpande enye z'isi, kugira ngo abatarakumenya bakumenye, n'abakuzi nabo ubakomereze muri uru rugendo. Ndagusaba Mana kugira ngo uhagarike imiyaga yose y'abadayimoni n'imyuka mibi yatuma ijambo ryawe ritagenda ngo rigere ku mitima y'abantu bawe. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yo gusoma ijambo ry'Imana ngo mbibwire, nitwa Munyeragura Laurent Evangeliste mu itorero rya Batsinda, uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Nomero yanjye ya telefoni ni 0788699258, 0788699258. Nkaba iyo niyo nomero washakiraho uramutse ufite hari icyo ushaka kumbaza. Iyo niyo nomero yanjye washakiraho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 18. Ndasoma murongo wa mbere nsome na 7 n'8. Nuko hashize iminsi myinshi, ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye, riti: genda wiyereke Ahabo, nanjye nzavubira isimbura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabo. Murongo wa 7. Obadiya akiri mu nzira, Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati: mbega ni wowe Eliya, databuja? Aramusubiza ati: ninjye. Genda ubwire shobuja uti: Eliya ari hano. Obadiya aramusubiza ati: nagucumuyeho iki gituma ungabiza Ahabo ngo anyice? Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka
babahakaniye ko utariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. Nawe ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano. Makumyabiri n'umwe. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi niba ari Bayali, aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. 36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Isirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kuko kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Iyi ni inkuru y'umugabo witwa Ahabu n'umuhanuzi Eliya. Hakazamo undi mugabo witwa Obediya, wari wegereye umwami, wari hafi y'umwami, kuko bigaragara yuko umwami yamutumye kujya kureba Eliya. Ahantu haravuga iki rero? Ahantu haragaragara yuko imvura yabuze muri Isiraheli, imvura irabura. Bigaragara ko imvura ibuze kuko hari amapfa akomeye, kuko bigaragara ko Eliya yagiye aho bita Isarafati, acumbikayo ku mupfakazi, niwe wamutungaga, kuko inzara yari imaze kuba ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hari inzara, nta byo kurya, ntaki, imvura yarabuze, kuko Bibiliya iragaragaza yuko imyaka yabuze imyaka 3. Imvura yabuze imyaka 3. Hanyuma bigera igihe rero Imana ibwira Eliya, iramubwira iti rero, genda wiyereke Ahabu, wiyereke Ahabu, kuko muri iyi minsi ngiye kugusha imvura, ariko ugende wiyereke Ahabu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bibiliya itwereka umugabo witwa Obadiya yahuye na Eliya. Eliya aramubwira ati, umva rero, genda ubwire Ahabu ko ndi hano. Kandi ubwo amutumye ngo aragende abwire Ahabu, ariko we yari afite ikibazo Obadiya, kuko yaramubwira ati, mu bihugu byose umwami yatumye intumwa kugushakisha, kandi bose barangije kuvuga ko batakubonye. Ubu nindamuka ngiye nkavuga ko nakubonye, akaza akakubura, ntanyica. Imana dufashe cyane. Eliya aramubwira ati, genda. Ariko Eliya aza guhura n'uwitwa Ahabu. Eliya ahura na Ahabu mu bice ku murongo wa 20, niho bavuga ngo nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose, nuko n'abahanuzi abateraniriza ku musozi Karumeli, kuko baje guhura na Ahabu yaje guhura na Eliya. Bamajije guhura,
aramubwira ati umva rero noneho aramubwira ati ni wowe Eliya? Ati ni Eliya. Ni wowe Eliya n'akaga wateje Isiraheli n'agasuzuguro wateje Isiraheli? Ni wowe Eliya n'agasuzuguro wateje Isiraheli? Nuko Eliya aramubwira ati umva rero ntabwo ari njye, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwataye Uwiteka. Imana idufashe cyane. Ahubwo genda ufate ugende utumire Abisiraheli bose n'abahanuzi b'Abayali, duhure ku musozi Karumeli. Nitugera ku musozi Karumeli nibwo turi buhure twese. Bibiliya iravuga ngo nuko iyo gihe bagera ku musozi Karumeli, abaturage bose b'Isiraheli batumijwe na Elisa yabwiye Ahabu ngo abatumire, baragenda ngo bagere kuri uwo musozi w'Karumeli. Nuko Bibiliya iravuga ngo Eliya arabegera arababwira ngo muzageza ryari guhora murunga abagabo? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Abantu benshi bari murunga abagabo, nubwo bavuga ati dukunda Imana, turareba Imana, turasenga Imana, turavuga Imana, ariko abantu benshi bari murunga abagabo kuko bananiwe kurekura, ahubwo barivanga bajya mu bintu bitabareba. Kubera iki? Nuko baheze murunga abagabo. Eliya aravuga ati muve murunga abagabo. Bibiliya ivuga ngo habura umuntu n'umwe ugira icyo asubiza, habura umuntu n'umwe ubura icyo avuga. Imana idufashe cyane. Icyo gihe ngiye bari ku musozi Karumeli niho bacatiye n'umugambi wo gutamba igitambo. Batamba igitambo gikomeye cyagombaga kugira ngo Imana icyumve, wenda bakureho umuvumo bari bafite n'ibyago bari bafite, kuko bari bafite ibyago byo kubura imvura kandi n'inzara nyinshi mu gihugu. Imana idufashe cyane. Baragenda bageze aho ngaho kuri uwo musozi Karumeli, ababwiye ko batagomba guhera mu rungabangabo, hanyuma bategura igitambo. Imana idufashe cyane. Barababwira ati umva rero ubu kuntu bigomba kugenda kugira ngo Imana muyibone, kugira ngo Imana muyemere, kugira ngo Imana mubone ko ifite ubushobozi, dore ukuntu bigomba kugenda, tugiye gutamba igitambo. Imana idufashe cyane. Hanyuma nitutamba igitambo, Imana iri busubirisha umuriro. Haleluya. Imana iri busubirisha umuriro. Araba ariyo Mana. Imana idufashe cyane. Araba ariyo Mana, araba ariyo ifite imbaraga, araba ariyo ifite ubushobozi. Imana iri busubirisha umuriro. Nuko hanyuma abayobozi b'Abayali baratangira, bo bakora icyabo gitambo. Igitambo bamarije kucyubaka. Igitambo bamarije kucyubaka, igitambo kimajiye kurangira, nuko batangira gusenga. Barasenga biriza umunsi. Eliya aravuga ati umva rero Imana yanyu ishobora kuba yazindutse, Imana yanyu ishobora kuba yagiye, ahubwo nimushakishe, nimukoreshe imbaraga zose, kuko Imana yanyu yarangije kuzinduka, Imana yanyu yagiye. Hanyuma igihe gutamba igitambo cya nimugoroba kiragera rero, ngo kimara kugera, Eliya nawe rero tubwo nawe agiye gutamba igitambo. Hanyuma bazana igitambo, agiye agitunganya. Amaze kuyitunganya ati niho rero nimuzane n'amazi musike mu ruhabo rw'igicaniro. Amazi barasuka, amazi aradendera. Amaze kudendera rero, none amaze kudendera, Eliya aratangira asenga Imana. Igihe cyo gutamba igitambo amaze kwitunganya nkuko nabivuze, bamaze gusuka amazi adendereye, ahari yagira ngo abereke ko Imana asenga ari ifite ubushobozi bukomeye kandi bwari bwo, kuko ayo mazi kuba yari menshi, ayo mazi kuba yaradendereye, byagaragara ko utacana umuriro mu mazi ngo bikunde. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Byagaragaraga yuko utacana umuriro mu mazi ngo bikunde. Byaragaragaraga ko utacana umuriro mu mazi ngo bikunde, kandi ibyo koko nta muntu n'umwe ushobora kujya gucana umuriro ngo asuke amazi mu ziko abagitetse cyangwa baba bakiriye. Ntabwo bishoboka ko amazi wacana mu muriro ngo bikunde. Ahantu hose bibaho ku isi ntabwo wacana umuriro ngo nusuka w'amazi ngo ukomeze. Kiretse amashanyarazi ahari, ariko ntabwo wakomeza. Imana idufashe cyane. Abahanuzi b'Abayali barahari, abahanuzi barabireba,
basenze bikebaguye n'amaraso yavuye ntibashobijwe bakoresha imbaraga zishoboka ati Imana yanyu yagiye ati Imana yanyu yazindutse ati nimwongeremo mwongera imbaraga bongera imbaraga birananirana bimajije kunanirana rero atugomeye muretse noneho ngewe nanjye nkora ibyanjye. Bibiliya iravuga ngo yubaka igicaniro amaze kubaka igicaniro ahamagaza amazi baramena mu mpabu z'igicaniro barangije aravuga ngo Mana ya Isiraheli, Imana ishimwe cyane, Mana ya Isiraheli uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana. Imana ishimwe, uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana, unyumva hanyuma bigaragare ko ari wowe Mana uyu munsi. Imana idufashe cyane. Bibiliya iravuga ngo agihamagara umuriro uraza utwika igitambo n'urubavu amazi arakama. Imana ishimwe cyane. Itwika igitambo n'amazi yose arakama. Eliya agwiza imbaraga noneho abagwije imbaraga zikomeye kuko Imana imuteye iteka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Noneho igicaniro Imana imaze kumvira Eliya hanyuma haba ikibazo gikomeye cy'abahanuzi b'Abayali. Niho Bibiliya ivuga ngo abica umugenda. Imana idufashe cyane kuko Imana irangije kumutera iteka. Imana irangije kugaragaza ubutware bwayo, irangije kubashubuza bwayo. Nshuti za Bright Shine TV, ndagira ngo mbabwire ngo tuganire ku ijambo ryitwa ngo nimuve mu rungabangabo kuko abantu bari mu rungabangabo. Abantu bayoboye bari mu rungabangabo, abandi bayoborwa bari mu rungabangabo, abantu bagiye mu rungabangabo, abantu bagiye mu bibazo buryo butari bumwe, abantu bafashe imyizerere yindi batigeze bamenya, abantu bafashe imyizerere yindi batigeze bizera. Imana idufashe cyane, bari mu rungabangabo, kuko barangije guteshuka, barangije gusubira inyuma, ubu basigaye bari mu rungabangabo. Imana idufashe cyane ku buryo abantu basigaye batekereza yuko hari n'abavuga ngo Imana ngo yadohora, ngo ntabwo Imana yahana abantu. Impamvu ni iyihe? Bavuga ngo ntabwo Imana ngo izadohora, abandi bati izagira amarangamutima. Reka nta marangamutima, ahubwo izahana ikurikije ibyaha umuntu yakoze. Imana idufashe cyane, izahana ikurikije ibyaha umuntu yakoze. Ikintu gikomeye kirimo ni uko umuntu wese agomba kwihana ibyaha bye, akava mu rungabangabo, akava mu gushidikanya, akava mu byo kwibaza byinshi. Kuko abantu iyo umuntu atekereza ngo Imana izadohora, Imana izababarira abantu, Imana irakubabarira ubu nuramuka wihanye ukagaruka, ubu bwira kubabarira. Imana irakubabarira ubu ibyo warimo n'ububiretse, va mu rungabangabo. Imana idufashe cyane, ndagira ngo nkwinginge nshuti y'umusaraba, va mu rungabangabo wizere Imana. Yarababwiye ngo niba mushaka kwizera Imana muyizere, niba mushaka kwizera Abayali mumukurikire. Imana idufashe cyane, ariko niba mushaka gukurikira Imana yikurikire. Bakundwa ba Bright Shine TV, niba ushaka gukurikira Imana uyu munsi wa none uyikurikire, niba ushaka gukurikira Abayali umukurikire. Ariko inama nakugira ni uko uyu munsi wa none wakurikira Imana, Imana yo mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana yakurengera. Niyo ugomba gukurikira uyu munsi wa none ukava mu rungabangabo. Abantu bari mu rungabangabo binjiye mu gikombe cy'ishidikanya Mana, binjiye mu buryo bwo gushidikanya, barashidikanyije, bari mu gikombe cy'ishidikanya Mana. Niyo mpamvu bari mu rungabangabo rero. Va mu ishidikanya Mana, noneho uve mu rungabangabo ukurikira Imana. Ariko niba ushaka gukurikira Abayali uyikurikire, niba ushaka gukurikira Satani umukurikire, niba ushaka gukurikira Imana uyikurikire. Ni amahitamo. Ushobora gukurikira Imana bikagukundira, ushobora gukurikira Satani ukagenda. Ariko Bibiliya yo ikishaka kuvuga cyo iravuga ngo nimuve mu gushidikanya, nimuve mu rungabangabo. Abantu bagomba bakaba mu rungabangabo bagakurikira Imana yo mu ijuru. Ndagira ngo usenge Imana
senga Imana kubw'iryo jambo kugira ngo Imana ikomeze mu bugingo bwawe ariko ugaruke. Ndashaka gusengana rero n'umuntu witeguye kugaruka, n'umuntu wari mu rungabangabo akaba ari mu rungabananiwe, akaba yateshutse yaragiye mu rungabangabo, ndagira ngo agaruke. Ndashaka gusengana n'umuntu ugaruka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ndagushimiye Mana yacu, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbaraga zawe. Ubonye yuko hari abantu bamwe bagiye mu rungabangabo, abandi bagiye mu gushidikanya, abandi bari mu bibazo by'uburyo butari bumwe, ariko ndakwinginze kugira ngo ubahe kuva mu rungabangabo, umwuka wawe wera abasure, abaganirize mu mpande enye z'isi, umwuka wawe abafashe, abarengere muri iki gihe kigoye, muri iki gihe kibi, muri iki gihe kiruhije. Umwuka wawe Mana, aya magambo, iyi nkuru nziza ayikwize mu mpande enye z'isi, aho bazi ururimi, aho abavuga ururimi bose bashobora kurumenya, azabasange, uzabasure, uzarikwize kugira ngo abantu bose bagaruke bave mu byo bibwiraga, bave mu byo batekerezaga, bave mu rungabangabo bari barimo, bongere bakugarukire, noneho bakumenye ko ari wowe Mana ifite imbaraga, ko ari wowe Mana ifite ubushobozi, ko ari wowe Mana ikora bigakunda, ko ari wowe Mana utegeka bigakomera. Urakoze Mana, urakoze kuko ufite imbaraga, urakoze kuko ufite ubushobozi, witeguye kurengera umuntu wese wemeye kugaruka, witeguye kongera imbaraga umuntu wese uvuye mu rungabangabo. Urakoze Mana kuko ubyumvishe, ni mu izina ryawe mbisabye, amen.